Maisha n'abandi nkawe bifuje gukora icyo bita un lancer de ballon. Ubwo abatabyumva muri urwo rurimi baranyegera ariko ndishyuza ariko si nkosha. Lancer de ballon rero ni umuhango wo kugira ngo baherekeze n'ibintu bibereye ijisho. Maisha et compagnie, à vous. Ça n'a pas volé très haut, hein? Ati wo n'iby'ubu rero nta wakwikiriza, ubwo wo tuzaba tuyivuga ubundi, ariko ni umuhango ujyanye n'ikigero barimo, kandi nabyo ubwabyo bigira ibikomere byomora. Ubu kera azajya yibuka ko yigeze kubikora no kubikorerwa. Ngaho rero abayoboye nababwira bate? Maisha ati c'est pas vrai, ati munyibiye agapurizo. Tugiye kubifashwamo na President Gatera uhagarariye kiliziya wigiye kubera hano. Ni umwanya w'amasengesho no kugira ngo dutegure imitima yacu ku mwanya ukurikiyeho. Abamufasha, abaririmbyi bari bateganijwe nabo ngira ngo babisuganya, ndetse n'uwamufasha gutunganya ibikoresho ari bukenere. Murakoze cyane, Imana ikomeze iduhane umugisha.
dusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Yezu, igihe umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihora itwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe uyu muyoboke wawe kurukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva n'umubiri igiye kuyibikwamo, kugeza igihe uzabazurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Amen. Muzehe Rutayisire, uyu mwanya ni uwanyu. Nkaba nasaba abasore bashabutse kuba bamufasha kuba yagira hano. Murakoze. Ngo nawe ni umusore. Urakoze Tom kumva ijambo. Babyeyi bavandimwe, agira ngo mbabwire ko uyu mwana Christian witahiye yari mwishywa wanjye, kuko mama we Mariya ari mubyara wanjye. Nari muherutse hashize nk'imyaka hafi nk'itatu. Bari baje kunsura aho twari dutuye Kacyiru, bazana na bagenzi be, barumuna be n'abagera be bandi baza kunsura. Fete niho twamenyaniye, nsanga ari umwana mwiza. Sinari gutekereza ko tuzongera guhura bimeze bityo, ariko Imana niyo itanga ubuzima, niyo inabwisubiza igihe yateganije. Ni ukwakira ibintu uko bimeze, ariko turi abantu biratubabaje. Ni ukuvuga ko rero muri ibi bihe ngira ngo ijambo rya mbere ryo kuvuga ni ugushimira abavandimwe n'inshuti z'umuryango wa Kirimari bari hamwe n'uwo muryango kuva igihe twumviye inkuru i Buraya ko Christian yitabye Imana. Mwarakoze rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu, kandi mu minsi ikurikira muzakomeze mwerekane ubwo muntu bwanyu, mukomeze mufate mu mugongo umuryango wa Kirimari watakaje umwana wari ukiri mutoya, wari ugifite porogaramu ndende z'ubuzima, ariko nk'uko maze kubivuga Imana yamuhamagaye no kubyemera uko bimeze. Nta magambo menshi mfite navuga, nayo ngayo yo gushimira nyine mwebwe inshuti zacu. Mukomeze mufashe we hafi Mariya, burya n'umubyeyi yababaye cyane, n'abandi bana. Kandi tukababwira ko nyine nta wasimbura Christian rwose ari umwana mwiza, ariko tuzakomeza tubane nka famiye, tuyifashe uko dushoboye. Ndagira ngo rero porogaramu ikomeze nk'uko bayiteganije, kandi ndabashimiye. Arakoze cyane Papa Rutayisire. Nendaga ngo noneho ntumire umuryango, abavandimwe, ababyeyi ba Christian, kugira ngo baze hano. Hari isanduku kugira ngo baze gufatanya
n'uyoboye umuhango kumanura isanduku mu mva banayihesha umugisha. Murakoze. Yves, Lise, Majou, Sarah, Maïcha, les enfants, maman, ndetse n'aba cousin cousine.
umusaraba kumva. Umukuru w'umuryango araza kutubwira uruhare rwa Lorenzo mu muhango wo gushyingura se wabo. Lorenzo, tu es où? D'accord, très bien. Murakoze, tugiye gukurikizaho rero icyiciro nako cyo gushyira indabo kumva. Nkaba rero nabanza famiye Hakilimari, mama ndetse n'abana n'abuzukuru. Abantu protocole mwafasha mama, bariza n'abandi bose bakiri. Famille Kananura, aba nabo ni babyara ba Christian. Muzehe Hakilimari akaba yarababereye nyirarume. Ba basore nahoze mvuga nshaka hano, Yves, mets-toi ici s'il te plaît. Hapa karibu. Donc famille Kalisa Patrice. Famille Kalisa Patrice, ini famille Rwamwaga. Famille Rwamwaga. Famille Nyantaba. Famille Nyantaba. Nababwiye ndashaka abasore rwose. Uyu musore mumufashe, ni hano hamukanze gusa ariko ahandi arahabasha.
murakoze cyane famiye Nyantaba ndashaka famiye Rutayisire Jean-Marie protocole s'il vous plaît papa arishoboye ariko mama nawe itrening yambaye nimukundira cyane no kumuba hafi famille Rwamamara très bien hanyuma famille Ntaganda famille Ntaganda famille Ntaganda ndakurikiza famille ntibanyumve nabi niba ndivuze uko rikavugwa sinzi niba ari madaridari cyangwa madaridari ariko barimenya protocole namwe mumube hafi nyuma ya famille madaridari famille Rutembesa famille Rutembesa famille Rutembesa famille Rutembesa ndabona badakeneye protocole famille Murekezi famille Murekezi famille Murekezi famille Murekezi famille Murekezi famille Rwamirego famille Rwamirego uyu musore muramufashe ndetse na mama nawe nuko yaje utambaye gatrening cy'ubundi yabashaga famille Rwamirego famille Rurangirwa Gerard Selemani niba ari hafi yafasha mama famille Rurangirwa Gerard Selemani na mama famille Umuvandimwe famille Umuvandimwe famille Umuvandimwe merci beaucoup famille Runiga famille Runiga famille Runiga famille Runiga merci beaucoup famille Isirabahenda famille Isirabahenda famille Isirabahenda Ngirendo Amerika famille Gasozi indabo iyo zireba ziteretse ugira ngo ni nkeya famille Gasozi
famille Gasozi, famille Gasozi, famille Gasozi, abakozi bakorana na Lili, abakozi ba MTN, abakozi bakorana na mushiki wa Christian, bakorana muri MTN. Murakoze kandi kuba mwaje kwifatanya natwe. Hanyuma inshuti za Christian, inshuti za Christian, inshuti za Christian, Coco Seleman, Arthur nawe wajyamo, muhambere nanjye sinamubaniye nabi. Famille Mucyo, famille Mucyo, famille Mucyo, famille Mucyo. Hanyuma nyuma famille Mucyo wenda ngira ngo bibeshye ndabona famille Gasozi kandi yanditswe kabiri. Hari Gasozi yanditsweho Bat Yves, hakaba na famille Gasozi nyirubwite, ariko abwirwa benshi akumva beneyo, ubwo ba nyirubwite babimenye. Aha, famille Midonzi, famille Midonzi, famille Gasozi ngira ngo muracyategerejwe, na famille Midonzi. Ndasaba abasore Yves mufashiriza aba mama. Yves akeneye support. Aha, akazuba kaza gutya bari kabishaho. famille Midonzi, famille Vincent Garambe, famille Vincent Garambe, Wagira ngo ziri kwiyongera kugira ngo zishire. famille ya Vincent Garambe, protocole y'abasore banjye, support team. Aho maman Felicita n'abakobwa, maman Felicita, Manuela, mwakwegera maman. Aha, protokole yari yankoresheje ikosa. Uyu muryango mama Felicita ntiyawugezeho wenyine, ubundi mu kinyarwanda ukuri kuvugitse neza nuko ari famille Rutarindwa Silas. Murakoze. Église Restoration y'Igikondo, Église Restoration y'Igikondo,
murakoze kwifatanya natwe. Abaturanyi bo ku Kimironko, abaturanyi bo ku Kimironko, abaturanyi bo ku Kimironko, izuba riri hano sinjye ndihuta ndihuza. abaturanyi ba mama n'umuryango wo ku Kimironko, murakoze cyane. Turabashimira ukuntu mwakomeje kuba hafi uyu muryango. Murakoze cyane kandi muzakomeze kuba hafi. Inshuti nyashuti wimenyera mu bihe nk'ibi ngibi. Famille Dr Nyirinkwaya, muzimugezeho vuba agatuma atwima teste covid mu bihe nk'ibi ngibi twaba tugushije. Mumwiteho cyane. Murakoze cyane Docteur. Maman Consolée, Madame Consolée, ya protocole yanjye undi yiga kabiri civil urongoza umugomo. Murakoze cyane Maman Consolée. Famille Ruringaniza, famille Ruringaniza, Arthur rero yari yaje mu bajyama ariko yashinze umuryango nawe. Twishimiye kwifatanya nawe. Famille Prudent Gatera muri umugezeho naho ubundi udasoreza umuhango hano tukabura uduhesha umugisha. Urakoze cyane Papa Gatera. intambwe dukoze muri akanya aho mwagaragarije umuvandimwe wacu urukundo. Izi ndabo zirataka ibikorwa byiza yagize hano ku isi muri twebwe, bimuherekeze mu ijuru kandi Imana izabimuhembere. Muri aka kanya rero turashaka gusoza n'isengesho rigufi. Nyuma y'ijambo ry'umukuru w'umuryango turaza kuririmba Magnificat, ariko dukikije imva twese n'umuryango barahaguruka kugira ngo dukikije imva turirimbe Magnificat. Bavandimwe, tumaze kubika mu gitaka umubiri w'umuvandimwe wacu kugira ngo isubire aho yaturutse, kubera ko twemera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha abamwemera kugira uruhare kuri iryo zuka. Muze dutakambire Nyagasani tuvuga tuti: Nyagasani muhe iruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Amen. Twese dusubize: maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Amen. Nyagasani muhe iruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro. Amen. Nyagasani muhe iruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire aruhukire mu mahoro.
amen. Nyagasani umuhe iruko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumurikire, aruhukire mu mahoro, amen. ubu rero hakurikireho umukuru w'umuryango. Ndiyo ntekereza ikintu kimwe, burya abantu twese twizera Imana. Iyo ubonye rero umwana avutse mu muryango, umwana nk'uyu nguyu, bitangira kwibaza uko azaba kera. Uyu mwana Christian nkimubona ari mutoya, jewe naravugaga nti Imana waduhaye umwana mwiza, umwana uzi ubwenge, umwana ufite urugwiro, umwana ukunda abantu. Ubwo rero ku bwanjye namubonaga azakura akagira imyaka 98, 100, kandi ameze neza kuko nta cyari kubibuza. Yari yavutse mu muryango mwiza, afite indero nziza, ari mu mashuri meza. Mwumvise ubuhamya batanze, nta n'ukuntu yari kuba ikigwari kuko yari aturanye n'abantu beza. Yarasohokaga akajya kwa Ntagara, yakwigira hepfo hino akaza kwa Bucyana, yamanuka hepfo akajya kwa Aimable nibishaka, cyangwa kwa Murekezi. Kuri twebwe umwana yagombaga gukura, agakurana ubwenge, agakurana sagesse, akigeza kure, kandi koko niko byagenze. Niyo mpamvu tugomba gushimira Imana ko ubuzima yabubayeho nk'uko umuryango wabwifuzaga. Ubu rero ntabwo twarakarira Imana ngo tuvuge ngo kubera iki utamuretse bageze kuri ya myaka twifuzaga. Imana ibifite ukuntu yabigennye, turabyakiriye, ariko turi abantu, mu kubyakira harimo n'akababaro. Niyo mpamvu ndagira ngo twongere twihanganishe cyane umuryango we, mama we, abavandimwe n'inshuti zose. Aba rero nsoza nsaba Imana ngo imwakire mu bwami bwayo. Ubwo niko yabigennye, turabyakiriye nta kwivumba. Mbere yo kurangiza rero, nk'uko umuco wa Kinyarwanda biteganya, bagira ngo mpamagare umwana washyinguye se wabo aze hano. Lorenzo, uyu mwana yitwa Lorenzo Akilimali, niwe yashyinguye se wabo. Umuryango umuhaye inka y'Imuracyuho. Murakoze. Ahasigaye rero tureke badusabire umugisha w'Imana. Amagambo yo gusoza uyu munsi turayavugira hariya tugiye gukarabya, ubwo atomura hatubwira. Murakoze. Dushaka gutumira abakristo gatolika baza kudufasha kuririmba, afite amajwi meza. Turirimbe Magnificat hamwe dukikije imva, hamwe n'umuryango wose hafi. Yves, toute la famille, venez. Nous allons chanter le Magnificat ensemble autour de la tombe. Gizimana yaduhaye ibyiza, iby'ubugingo bw'iteka. Ntoya nyirasingiza Nyagasani, n'umutima wanjye wimajwe n'Imana umukiza wanjye. Uwo yitegereje ubukene bw'umuja we, dore kuva ubu ngubu
izina rye ni ritagatifu kandi abamutinya bagirira impuhwe ubwo amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yahananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo maze akuza abakene abashonji yabagwirije ibyiza maze abakire bagenda maramasa yakabaye Israeli umugaragu we kuko yibutse impuhwe ze ubwo yarabibwiye abakurambere bacu agira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka awe data na mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka wawe n'ubu n'iteka ryose amen dusingize Imana yaduhaye ibyiza ubugingo iteka. umwamikazi wa Kibeho, umwamikazi wa Kibeho, umwamikazi wa Kibeho, ubawe data na mwana wa mutagatifu ubisanzwe iteka mubano iteka ryose amen. Ku izina ry'Imana data na mwana wa mutagatifu amen. murakoze cyane. Umuhango rero wo guherekeza, kunamira no gushyingura umuvandimwe Christian ukaba muri iki cyiciro uhumuje. Hanyuma usabe igikorwa kigiye kuri abana bato bifuje Maïcha et toutes nos grand-mères que voici. Harya bitwa Budensiyana. Maïcha n'abandi nkawe bifuje gukora icyo bita un lancer de ballon. Ubwo abatabyumva muri urwo rurimi baranyegera ariko ndishyuza, ariko si inkosha. Lancer de ballon rero ni umuhango wo kugira ngo baherekeze, ni ibintu bibereye ijisho. Maïcha et compagnie, à vous. Ça n'a pas volé très haut, hein? Ati wo n'iby'ubu rero nta wakwikiriza, ubwo wo tuzaba tuyivuga ubundi, ariko ni umuhango ujyanye n'ikigero barimo, kandi nabyo ubwabyo bigira ibikomere byomora. Ubu kera azajya yibuka ko yigeze kubikora no kubikorerwa. Ngaho rero abayoboye nababwira bate? Maïcha ati c'est pas vrai, ati munyibiye agapurizo. Abateraniye ahangaha rero twese twagana aho tujya gukarabira, niwo muhango ukurikiyeho.
kuri Green Rock. Green Rock rero nabyo ndabisemura ari uko munyishuye, ariko simbaca menshi. Murakurikirana n'abahazi, ni hafi aha ngaha. Murakoze, niho tugiye gukarabira. By'umwihariko inshuti zabanye n'umuryango zigafasha ku buryo umuvandimwe wacu ashyingurwa muri kino gihugu cy'u Rwanda akomokamo, ndetse yanahariye babigizemo uruhare, ariko cyane cyane inshuti n'abavandimwe baho byabereye mu Bubiligi, i Buruseli, ndetse n'ababanye n'umuvandimwe Yves muri Suède, ndetse n'Abanoruveje, bafatanije n'umuryango mugari aribo twe. Ni ukuri ni byiza cyane, ni igikorwa cy'indashyikirwa mwatumye umuryango ugeraho Imana yo mu ijuru ibahereye umugisha. Natinze rero, reka mu ijambo Yves mu kiliziya byari bikimugoye, ariko arambwiye ati n'ibindi nigeze kubigerageza, mu kigo ni kubigora abagabo, kandi nzi kuri we. Yves rero wasanga hano, ijambo ni iryawe. Amuboneye hano rero, Yves niwe mfura yo kwakira Imana. Murakoze. Nshaka gushimira abantu bose badufashe ku mugoroba bari hano, bari mu Bubiligi na Sweden. Nshaka kubashimira ukuntu badufashe mu mugongo. Iki gikorwa ni cyiza, muzagikomeze. N'abantu tubana muri Sweden nabo bambwiye ngo bashimire kubera mwabaye hafi y'umuryango. Amabano atabashije kuvuga, arabashimira abantu bose wese muri ngaha. Nibaza yuko twarangiza gukaraba tuza kugera no mu rugo tugasanga. Murakoze. Nyifura mu muryango, Jean Marie yigeze kuvuga mu izina ry'abavandimwe, ariko n'inshuti, ariko ari n'inshuti ntiyabisabye, ariko iyo mfite mikoro ngira uwo ndeba nkarimugenera. Aciye amagambo makeya rwose, ndumva uyu mwanya utabura icyo tuganiriza ku muvandimwe. Agaciro yari nk'impanga ya Christian, agaciro userukire ba Mabe, kugira ngo barimo kutureba, abantu abitwa bajyama atora pahoro. Iriho mwese, yitwa Arthur. Je vais nous faire une surprise quand même. Bon, hari ikintu wibukira kuri Christian. Il y a eu un ami qui a eu un problème. Il a failli mourir à moi, donc je ne sais pas si tu te rappelles. C'est Christian l'a sauvé. Le jour où il l'a sauvé, oui, tu étais Christian. Ce garçon-là serait mort aujourd'hui. Son harmonie à vous, Christian était courageux. En fait, il y avait vous Christian était très très courageux.
c'était l'ami le plus droit qu'on ait, le plus... Vous voulez le chien, tous les amis de Christian, on est vraiment éprouvés. C'était vraiment une surprise, on ne s'y attendait pas. Juste quelques semaines, on avait parlé. En tout cas, courage à la famille, on est avec vous, quoi que vous ayez besoin, on est là. Merci. Merci beaucoup Arthur. Il me semblait important de passer la parole. Sinzi niba hari undi waba ufite icyo yatubwira atabonye umwanya wo kukivuga ariko bitanabayeho turazirikana ko mu myanya mu bihe nk'ibi ngibi bitaba byoroheye abantu kuvuga. Nanjye j'aimerais juste m'adresser à Sarah et Maïcha. Comme tu le vois, je me trouve dans un contexte nettement différent par rapport à celui où on se connaissait là-bas. La famille, entre guillemets, à l'africaine, ce n'est pas que des rumeurs, elle est très très large. Donc c'est autant de tontons, autant de frères, autant de sœurs, autant de tantines pour Maïcha. Le moment dont on vient s'appelle Bushingula, mais il y a d'autres moments beaucoup plus heureux, notamment Bushingila. Ça veut dire quand Maïcha sera en âge de fonder sa propre famille, cette foule-là, elle y sera conviée, et crois-moi, elle y sera. Donc, ce n'est pas que des dires, je le dis à mon nom propre et au nom de tous ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs. Donc, Christian a eu des frères, a eu des sœurs, dans son, comment dirais-je, dans sa famille directe, mais dans sa famille aussi large. Et comme tu le sais mieux que la plupart, il sait être quelqu'un pour les siens. Voilà. Nanjye rero Christian sinzi nigeze kwivugaho, yari umuntu w'intwari cyane, ariko twabanye henshi, ariko iyo ngiyo za Burayi nibwo ubana n'umuntu ukamubona ubundi buryo bwisumbuyeho utari umuzimo. Ibintu yagiye anyuramo yabyitwayemo gitwari cyane, ariko agahora ari wa muntu iyo uri mu maga cyangwa mu byago, iyo ufite Christian hafi rwose wumvaga ufite umuntu wo kwizerwa cyangwa wo kwiringirwa. Mu myaka yahise murabizi ko umunyarwanda n'urusera ijambo rigeze kubivuga, hari igihe byaga bitatworoheye rimwe na rimwe kubera abavandimwe b'abanyekongo bari barabwiwe ibindi kuri twe, bakagira ngo n'agapfunsi bakatugazamo, ariko iyo baga kumwe na Christian cyangwa n'abandi basore nka bene abo, ni abantu bose bari bazi kurwana umuryango mugari w'abanyarwanda. Ababanye nabo muri Centre Culturel Rwanda n'ahandi babaga bazi ko habaga hahagaze umugabo w'intwari cyane, intare, namwitaga ngo ni Gipfizi, yari imfura cyane, akaba umuntu w'umuvandimwe cyane. Nigeze kubivuga, natekereje impamvu Christian yaherukaga inaha ngaha, nsanga byasaga nko gusezera. Yaraje abona umuryango, njye nigeze kuba ndi kumwe nawe ubwo yadutumiraga kutwereka umuryango, ni nabwo nahuye na Sarah bwa mbere na Kamaisha, kari kakiri akana, ariko ubona afite ishyaka ryo kutwereka icyiciro yishimiye cyane, kwereka inshuti n'abavandimwe. Nk'uko nabivuze rero, njye yajyaga ncokoza cyane, akancecekesha ngo ninceceka mbwire, ngo afite ikintu cyo kumbwira ngo cyihariye, naceceka ati wari uzi ko uri umusazi, ngo uri umufu, ngo urazi ko uri umudenge. Abari hano barabizi yitaga umuntu umudenge, niho kuvuga ngo uri umuntu wanjye cyane. Nashaka kubwira rero mama, muri Christian wabyaye benshi,
nawe na mama Patrick ari hano, niko namenyanye na Christian. Twari babucura muri izo ngabo za FPR zigeze kuvugwaho, ababyeyi bacu batashye rero uwo famiye yataga bwa mbere twagendaga tukayisura tukayigira iyacu. Nuko namenyanye na ba Majo, tuba tuvuye mu gisirikare iyo za Kanombe dufite imbunda na za grenade tukazisigaho tukambara civile tugasohoka tugasubira mu bigo twariye neza mayoneze abantu bataherukaga na za makaroni tajya nka cokoza ka Majo cyangwa igifaransa twabonaga akana karira mu gifaransa twe twaravuga igiswahili kigana Colombie twe twambaye igisirikare tubyimvumbure. So mwarakoze Maman Selemani, namwe nishimiye kubabona, turabanyu namwe mukaba abacu. Imana ibahe umugisha cyane. Papa Kalisa, ijambo ni ryawe, uvuge ibikurikiyeho n'ibyerekeye ikiriyo. Merci. Umwanya w'uyu rero ni ukongera mu izina ry'umuryango wa Kirimari ugashimira abantu bose. Ujya gushima ntibihagije, irabanza gushimira mwebwe kuva mu gitondo mwaje guherekeza umwana wacu, none tukaba tumushyinguye tumuragije Imana. Tugashimira abo bantu bose bavuze, hari abatashye, hari abo mu mahanga muri Sweden, mu Bubiligi n'ahandi bafashije cyane kugira ngo umurambo utahuke mu gihugu cyabo. Maze rero nagira ngo mbabwire yuko umuryango mu kubashimira unabijeje yuko namwe n'ejo bundi ari mu byago ari mu byiza muzakwiyambaza, tuzaba tuhari kandi twitabe twishimye. Mbere yo kurangiza, murazi ko Christian yitabye Imana hashize iminsi, twari tumaze iminsi kandi turi mu kiriyo. Turagira ngo mbwire abantu rero bigomwe ijoro n'amanywa bakaza gusura umuryango wa Kirimari, ubu ngubu bashobora gusubira mu mirimo yabo isanzwe. Ikiriyo turagishoje, uyu munsi ni umunsi wo guta igiti, ariko ntibibujije yuko ejo n'ejo bundi uzajya ubona akanya mujye musimbuka, nyaboneka muramutse uriya muryango mukomeze mubahumurize, kuko akababaro ntikarangiriye aha ngaha. Rero mutahe amahoro, ariko abafite umwanya kuko yibe yabivuze, muherekeze abana mu rugo, muhabageze, mubasezerere. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane papa. Kanya mu modoka twazirikana ko ari abaje bakeneye wenda kuba bacyurwa muri iyo myanya. Hanyuma rero gafata mikoro mu bindi birori mutari iki isoko ngo bamenyere muri bene ibi birori. Ibi si ibirori rwose mube mworoheje, nta wundi bishaka vuba kuzampa mikoro ngo tujye gushyingura rwose. Uza bishanukamo nzamwakira. Imana yago mu Kinyarwanda, abakuru babanziriza batoya nk'uko batubanjirije bakuza n'isi. Yo kwirinda rwose ibyo nabo ntimuciye kariyeri ariko Imana ibaho.